nongeye kubasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, duhora tubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana, tubabwira ko tubakunda ibihe byose. Reka tubanze dusengane Imana kugira ngo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Mana, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana ifite imbaraga, ndagushimiye kuri Imana rurema, ndagushimiye kuri Imana ifite ubutware ndetse n'ubushobozi kuri buri muntu wese. Ndakwinginze cyane mwami Imana yacu kugira ngo imirimo yawe itangaje, ubwiza bwawe bugaragare ku muntu wese urkumva, ineza yawe n'amahoro yawe bidasanzwe bigaragare ku muntu wese, urukundo rwawe mwami udahwema kutugirira rugaragare kuri buri muntu wese urkumva, waba ari ufite ibibazo by'uburyo butandukanye, yaba ari ibibazo by'uburwayi mwami, mu bibazo byose, mu bigeragezo byose abarkumva baba bari guhura nabyo, reka ihumure ryawe ribagereho. Dusenze kubw'iki kiganiro kugira ngo ubane natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe, kandi duhesheje umugisha kuri buri wese uri butwumve, kurinda dushoje. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, kandi nkomeje kubabwira ko mbakunda ndetse cyane. Nari nabakumbuye d'abord, nari mbakumbuye, turabakunda. Ahangaha kwicano wiho uri kurkumva, reka ngusabe ukore subscribe kandi like, share and comment. Urabugize neza kandi uraba uduteye inkunga. Buriya you ukoze share ugasharinga abandi, bivuze ko hari abandi usangije buno butumwa nayo wumvise. Niba bwakugiriye umumaro, wumva bwakugiriye umumaro, bwoherereze bagenzi bawe. Ahandi nanone niba bwakugiriye umumaro, bigaragaze ukanda like, bizabigaragaza ko wakunze iki kiganiro. Ikindi, niba ukanze subscribe, nanone bitugaragarije ko udukurikira kandi ubuna duteye inkunga yawe. Ibikenewe, turagukunda kandi rwose turagukunda. Kandi nawe wabikoze nanone, komeza ubane natwe, komeza ugendane natwe, uduherekeze nk'irivuga butumwa, kuko ni ikintu cy'ingenzi, ni ibintu by'ingenzi tuba dukeneye uko bwije uko bukeye. Twebweho turakomeje rwose kubwiriza ijambo ry'Imana. Ntukarambirwe ijambo ry'Imana. Ese ubundi rirakuryohera ijambo ry'Imana? Niba ari kuryohera rero gumana natwe, kandi nawe ritaryohera reka nkwibira ibanga. Gerageza ugende udukurikira. Niba dukurikiranaga iminota 5, ugende uyizamura ushyiraho 7, 10. Buriya iyo udukurikiye iminota 3, 2, wenda ikiganiro gifite iminota 15, ntabwo umenya uburyohe buri hagati. Rero gerageza ujye ukurikira iyi video uyisoze, uzajya ubona ubwiza bw'Imana, uzajya ubona ubuntu bw'Imana. Kandi urakoze, reka nongere ngushimire cyane rwose. Ndagushimiye, wumve ko ngushimiye, n'Imana iguhereza umugisha. Rero nabazaniye ijambo ry'Imana nanone. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo nahaye umutwe ugira uti guhuza umutima. Guhuza umutima, ndetse riraza gusesengura n'inyungu ziri mu guhuza umutima. Haleluya, haleluya. Reka dusome iri jambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ni ijambo dusanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice 2, umurongo waho wa mbere. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uko Umwuka Wera yamanukiye intumwa, umunsi wa Pentekoste usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bicayemo. Haboneka indimi zigabanyijemo zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabahaye kuzivuga. Amen. Haleluya, haleluya.
Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Mwuka wera aramanuka batangira kubona Imana. Haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana dusomye nababwiye ko rifite intego ivuga ngo guhuza iki? Guhuza umutima. Guhuza umutima ni ikintu gikomeye. Ese guhuza umutima ni iki? Iyo tuvuze guhuza umutima, aho usobanukirwa icyo tuba tuvuze. Guhuza umutima, hari uwo muba muhuje umutima. Hari umuntu muba muri kumwe, mufite umugambi umwe, muhuriye ku kintu kimwe, mugihurijeho, mukakigiraho imyumvire imwe. Ahangaha ijambo ry'Imana riradusobanuriye. Hari abantu bari hamwe, Bibiliya itubwiye ngo kandi bari ahantu bari bahuje umutima. Ku munsi wa Pentekote usohoye, bari bahuje bose bari hamwe ngo mu mwanya umwe. Haleluya. Izi ntumwa ni intumwa zari ziri ahantu hamwe mu cyumba cyo hejuru, zihuje umutima, zitegereje isezerano ry'umwami wacu Yesu Kristo yari yabasezeranyije igihe yari abasize, igihe yaranyuze mu nzira y'urupfu. Yari yarabasezeranyije ababwira uti mugende mugume hamwe mutegereze, kuko yarababwiye ngo simbasize mwenyine, ahubwo nzaboherereza umufasha wo kuzabana namwe, ariko mubanze mutegereze. Haleluya. Mutegereze uwo munsi. Uyu ni wo munsi rero uvugwa Pentekote. Uyu munsi niwo wasohoye kwa zino ntumwa ngo zari ziri hamwe zitegereje rya sezerano. Haleluya. Harimo icyigisho bita gutegereza. Nk'uko guhuza umutima harimo no gutegereza. Abantu bahuje umutima hari umugambi baba bafitanye. Haleluya. Ngo bari bategereje, bari hamwe mu mwanya umwe. Bibiliya igaragaza ngo bari 120, ngo na Mariya nyina wa Yezu yari arimo. Haleluya. Ngo barategereza. Mu gihe bari bategereje, muri cya gihe bari bategereje, birumvikana bategereje bahuje umutima, barasengaga, bingingaga Imana, bingingaga, bahamagaraga presence y'Imana iri kumwe nabo. Bari bahuje umutima, bari mu mwanya umwe, kuba mu mwanya umwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo bari barasengaga, noneho baratunguwe. Haleluya. Ngo Mwuka wera wamufasha rya sezerano bari barasezeranyijwe na Yesu ngo rirasohora, ngo ribasohoraho. Haleluya. Ngo hanyuma bahawe ikintu gikomeye, bahawe ikimenyetso. Buri wese yahawe ikimenyetso n'Imana. Haleluya. Buri wese yahawe ikimenyetso cyo kuvuga ururimi rushya rutandukanye n'urwo yavugaga. Haleluya, haleluya. Ngo buri wese ahabwa ikimenyetso cyo kuvuga ururimi rushya. Haleluya. Bose batangira kuvuga indimi nshya nk'uko buri wese yaruhawe. Buri wese yahawe ikimenyetso. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ariko twibukiranye ko bano bari bahuje umutima. Izi ntumwa zari zihuje umutima. Isezerano ryasohoye kubera ko bahuje umutima. Mwuka wera w'Imana ntabwo azira mu muvurungano. Oya, Mwuka wera w'Imana ntabwo aza ahantu hari umuvurungano, ntabwo aza ahantu harimo amahane, harimo kutabana amahoro. Mwuka wera aza ku bantu bari gusenga Imana bahuje umutima. Ariko muri iki gihe dusohoyemo birakomeye, muri iki gihe dusohoyemo biragoye. Niba Mwuka wera yaragiye, Mwuka wera asigaye yaragiye pe. Kubera iki? Kubera abantu basigaye bari mu makimbirane, abantu aho kugira ngo bafate umwanya wo kubana, wo guhuza umutima, wo gusenga. Abantu yo basenga, basengana, binginga Imana. Bibiliya ivuga iki? Bibiliya nanone
Haleluya. Bibiliya iravuga ngo muri Matayo niho hari ahagaragara ku bice 18 umurongo wa 19 haravuga ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe nibahuza umutima mw'isi wo kugira icyo basaba cyose bazagikorerwa. Haleluya. Ababiri cyangwa batatu nibahuza umutima hano mw'isi wo kugira icyo basaba bazagisaba basenga, bazagisaba bahuje umutima, bazagisaba bafitanye urukundo, mu guhuza umutima kwabo, mu guhuza umutima harimo imbaraga zidasanzwe, mu guhuza umutima harimo ububasha budasanzwe, mu guhuza umutima harimo kubaho kw'Imana. Haleluya. Mu guhuza umutima harimo imbaraga zikomeye. Bibiliya iratubwiye ngo ababiri cyangwa batatu nibahuza umutima wo kugira icyo basaba bazagikorerwa na Data uri mu ijuru. Bivuze iki? N'itorero iyo rihuje umutima rikagira icyo risaba, Imana iragikorera iri mu ijuru. Haleluya. Hari ubutware bukomeye tubona iyo duhuje umutima nk'abizera. Hari ubutware, reka nkubwire, ushobora kuba uri mu Rwanda undi ari muri Amerika, mugahuza umutima mu buryo bw'umwuka. Ni uguhuza umutima mu buryo bw'umwuka wera, mu mbaraga z'umwuka wera. Yo hariho guhuza umutima, hari ibitangaza bikoreka. Reka nkubwire, yo umuntu yizeye Imana agahuza abizera bo mu Rwanda, yo bahuje umutima nabo muri Uganda, reka mvuge ibihugu tuzi biri hafi, bagahuza umutima n'uri Burundi cyangwa uri muri Congo, muri East Africa, ni ukuvuga ngo iyo duhuje umutima wo kugira icyo dusaba, Imana iragikora. Haleluya. Kubw'imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zimanukira mu itorero kubwo guhuza umutima. Haleluya, haleluya. Guhuza umutima kwawe mwizera, ugahuza umutima nabo musengana, bigira imbaraga nyinshi, bikuraho imbaraga z'umwijima. Ahantu hari uguhuza umutima, Satani abura ubuturo, kuko hari abizera bahuje umutima. Ahantu hari uguhuza umutima, hari presence y'Imana izaho hantu, indwara zigakira, ibipfamarira, abantu bafite ubumuga bw'amatwi bugakira, abantu bafite ubumuga bw'amaso bugakira, abantu bafite ubumuga butandukanye bugakira, kubw'imbaraga z'Imana, kubw'ubutware bw'Imana, kubw'ububasha bw'Imana bwo guhuza umutima. Haleluya. Iyo duhuje umutima nk'abizera, byose Imana ibikora kubw'icyubahiro cyayo. Hari ububasha, hari ubutware Imana yambika abantu bahuje umutima. Itorero rihuje umutima nta Satani uryinjiramo. Haleluya. Itorero rihuje umutima, korali ihuje umutima, yisenza Imana ihuje umutima. Haleluya. Indirimbo baririmba, indirimbo bahaza ibihimbano by'umwuka wera. Mwuka wera azana impano ze, ahita ko arabamurikira, haza umucyo w'Imana, haza ibihimbano by'umwuka wera bikaza, indirimbo zigahimbwa ari nyinshi. Kandi izo ndirimbo kuko abo bantu bazihimbye bari mu bwiza bw'Imana, bari mu cyubahiro cy'Imana, icyo gihe Imana izambika ubwiza budasanzwe. Izo ndirimbo abantu bazumva bagakira indwara, abantu bazumva bakambikwa izindi mbaraga, abantu bakihana, kubera yuko izo ndirimbo zahimbwe n'iyo korali bahuje umutima. Guhuza umutima, izi mbaraga z'umwuka wera nizo zagiye zifata za ntumwa 120, zirabafata bo, buri wese agira ikimenyetso kimugaragaraho. Kubw'imbaraga z'Imana bose bahaga kuvuga indimi nshya. Imana ishimwe. Mureke tuye duhuza umutima. Itorero rikwiriye kubaho rihuje umutima. Guhuza umutima harimo imbaraga zidasanzwe. Guhuza umutima harimo ubutsinzi bw'Imana. Guhuza umutima, abantu iyo bahurije umutima ku kintu, reka nkubwire, nuhuza umutima na mugenzi wawe, abantu bakwiriye gusengana bakundanye. Ntago mwahuza umutima hatari urukundo.
ntabwo mwahuza umutima muhora muryana amashyari ari menshi. Reka nkubwire, niba ufite ishyari mu mutima wawe ntabwo ushobora guhuza n'abandi umutima, ntibishoboka. Ariko iyo abantu bahuje umutima egare barasangira. Haleluya. Habamo no gusangira, habamo ubusabane. Ni ukuvuga ngo guhuza umutima bigira aho bituruka muri bwa busabane. Niba mutagira umwanya wo gusangira, kandi Bibiliya itubwira ngo intumwa zasangiraga ibyabo. Haleluya. Bagahuza umutima. Haleluya, haleluya. Sindi mukuru cyane, ariko mu myaka mfite nagiye mbona twagiye dusenga Imana tugahuza umutima, tukabona Imana igenda ikora imirimo n'ibitangaza. Twagiye duhuza umutima, Imana igakiza abarwayi. Twagiye duhuza umutima, abantu bafite ibyifuzo bigasubizwa bwo guhuza umutima. Abera yo bahuje umutima, itorero ryahuje umutima, urugo umugabo n'umugore bahuje umutima ku kintu, umugabo n'umugore ndetse n'abana yo bahurije umutima ku kintu kimwe, bagafata ibyemezo, Imana ikora igitangaza. Haleluya, haleluya. Imana hari ibintu byinshi irema bwo guhuza umutima. Ariko iyo abantu badahurije ku kintu kimwe, umuntu agakora ibye undi agakora ibye, barabusanya, ntibabyina imbyino imwe, buri wese akora ukwe. Reka nkubwire, mureke duhuze umutima, ariko buri wese uruhare rwe rurakenewe. Uruhare rwawe ni uruhe kugira ngo ugire ituze mu mutima wawe? Nuko dukomeza kwirinda icyaha, tukagendera mu mirimo myiza yo gukiranuka. Ahandi Imana, ubwiza bw'Imana buzururuka ku buzima bwacu. Ubwiza bw'Imana buzururuka mu gukorera Imana kwawe. Ubwiza bw'Imana buzagendana nawe. Haleluya. Ngo buri wese yahawe kuvuga ururimi rushya. Yesu ashimwe cyane. Imbaraga z'umwuka wera aho zageze haba impinduka. Imbaraga z'umwuka wera aho zageze hari impinduka ikomeye igomba kubaho hantu. Ngo ni umuriri w'abatunguye uvuye mu ijuru. Buri wese aragabirwa. Ahantu hari uguhuza umutima hari ibimenyetso bibiherekeza. Yesu ashimwe cyane. Hari ubutsinzi budasanzwe bugaragara aho hantu. Hari iterambere ridasanzwe rigaragara aho hantu, rigaragara ku muntu wese. Buri wese aragabirwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Duhuze umutima torero ry'Imana. Wowe unyumva uri mu Rwanda, wowe unyumva uri muri Afrika, wowe unyumva uri muri Amerika, wowe unyumva uri ku mugabane wa Aziya, weho buri wese unyumva, mureke duhuze umutima nk'abizera. Niduhuze umutima, hari abantu benshi bari mu biyobyabwenge, hari urubyiruko ruri kononekara, hari ingo ziri gusenyuka. Ibi byose itorero nirihuza umutima rizabona ubwiza bw'Imana. Tuzabona ubwiza bw'Imana, tuzabona umunyago, tuzagera ku ntego y'itorero ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Ariko mu gihe abizera bamaze kwizera Yesu batahuje umutima, ntabwo rizagera ku ntego, rizagabwaho n'ibitero bya Satani. Tuzaneshwa, kandi intego y'Imana si ukuneshwa, ahubwo intego y'Imana ni ukugira ngo tube mu butsinzi bwayo, kuko Imana ntabwo igineshwa. Haleluya, haleluya. Mureke duhuze umutima torero ry'Imana. Ahandi duhuze umutima tuzabona gukora kw'Imana, tuzabona kugira neza kw'Imana. Duhuze umutima ku itorero, mu itorero dusengeramo, mu itorero ku isi hose, mu itorero rya Kristo. Duhuze umutima. Erega niba ufite intego yo guhuza umutima n'abandi, urugo rwawe ruzaba rwiza, igihugu cyawe bizakigirira inyungu. Harimo inyungu nyinshi cyane, ni mu buryo bwagutse. Rero Imana ikumpera umugisha. Hindura gahunda. Aho wabonaga hari ibyo ukora byatumaga utaba mu bumwe bw'umwuka, mu bumwe bw'itorero, hindura gahunda. Hindura gahunda, ukora imirimo myiza yo gukiranuka, wera imbuto zikwiriye abihannye, aho utuye, aho ukora, mu baririmbyi muririmbana, mu itorero,
mu mirimo yawe ukora. Gira icyo bita gukiranukira Imana, ahandi nibwo ujya mu bumwe bw'itorero bituma uhuza umutima n'abandi banyetorero, bizakugerera inyungu idasanzwe. Imana iguhereza umugisha, kandi Imana y'amahoro ikwiteho. Nyemerera dusenga Imana, twinginga Imana, duhamagare Imana, duhamagare presence y'Imana aho Mwuka Wera wari waragiye, aho Mwuka Wera wari waramutakaje. Ongera winginga Imana ahantu uri hose, ongera utabaza Imana, kuko ni Imana itarobanura abantu ku butoni, ni Imana itwitayeho twese. Imana iguhereza umugisha. Mana Data wa twese, ndagushimiye, ndaguhimbaje. Uwiteka Nyiringabo, birashoboka ko hari abari bakurikiye iri jambo ryawe, birashoboka ko hari abari bavuye mu buntu bwawe, bari baramaze gutakaza imbaraga, bari baramaze gukurwaho Umwuka Wera. Mwuka Wera yari yarigendeye. Reka Mwami Umwuka Wera wawe atugarukeho, kuzura Umwuka Wera, kuzuzwa imbaraga z'Umwuka Wera, tubone gukora kudasanzwe, tubone ubutabazi bwawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Bwiza bwawe bugaragare ku bamama barkumva, bugaragare ku bapapa barkumva, bugaragare ku rubyiruko rurkumva, mu izina rya Yesu Kristo. Rugaragare ku bana batoya Mana, kuri buri cyiciro icyo ari cyo cyose Mana, reka ubwiza bwawe bugaragare, kandi twirukanye imbaraga mbi z'umwijima zaturwanyaga, zadukuraga mu bwiza bwawe, zatuyobyaga, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka Nyiringabo, urakoze kuri Imana ikomeye kandi yumva gusenga no kwinginga kwanjye. Ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye, amen. Murakoze cyane bene data, Imana ibahereza umugisha kubwo kumva iri jambo ry'Imana. Imana ikomeze kubitaho kandi ikomeze kubiyereka uko bwije uko bukeye, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom.